Moi, Ouedraogo Idrissa, après les tirs faits à moi, les devoirs imposés par la loi. Nyuma y'igihe kitari gito, imbuga nkoranyambaga ziri gutigiswa n'ubukwe bwa Vestine. Bamwe mu bayitubazi bati Vestine mwakunze muri benshi aratwite. Abandi bati Vestine uririmbana na murumuna we Dorcas arongowe n'umusaza ungana na se. Abandi bati Vestine na Dorcas ntibazongera gukorana indirimbo. Vestine none yagarutse mu isura nshya avuga kuri ibyo byose byamuvuzweho. Wa muntu we ko byarangiye koko ko natwite. Nzatwita nsoje mu kiganiro bagiranye na Murinda Habirene urebera inyungu zabo. Irene yasubije kimwe mu bibazo byibazwaga na benshi kigira kiti ese Vestine na Dorcas bazongera gukorana indirimbo. Yavuze ko Vestine azakomeza gukora imiziki nk'uko bisanzwe kuko ngo n'umugabo washyigikiye ibyo akora. Ikindi kandi ko ngo hazatura hose yaba mu Rwanda cyangwa hanze yarwo bitazamubuza gukora umurimo w'Imana afatanyije na murumuna we Dorcas. Uretse no kubivuga mu magambo kandi mu gusubiza iki kibazo basohoye indirimbo nziza cyane bise Yebo, ikaba ari indirimbo yanditswe na Neo Bosco. Indirimbo yavugishije benshi bibaza bati ese ko ikibaye koza bambaye uniform za gisirikare ko ari ukugira ngo bisanishe n'ibiri kurebwa cyane kuri iyi mihanda bijyanye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo maze nayo irebwe cyane. Ariko Irene mu gusubiza iki kibazo yavuze ko ari indirimbo yakozwe mbere na mbere y'uko intambara muri Kongo ifata indi ntera ikavugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi kibazo cyasubijwe na Vestine ni icy'abantu benshi bari kwibaza bati ese koko Vestine aratwite niyo mpamvu arongo akiri muto. Mu gusubiza iki kibazo yavuze ko adatwite ko yiteguye gutwita nyuma ya mariage ngo n'Imana yabihaye umugisha. Rero abantu bavuze ibintu bavuga ngo aratwite nago nwite umvaga biteguye kuvuga ngo abajijwe igihe azakorera ubukwe yavuze ko adashaka kubitangaza kuko ngo abantu b'iki gihe niba nta munoza. Gusa ariko nubwo bimeze gutya n'ubu hari benshi bakiri kwibaza bati ese ko atahagurutse ngo atwereke koko ko adatwite twabyemezwa n'iki? Uriya mubyibuho koko ni amahoro? Ahubwo se wewe waba uzi kubatandukanya cyangwa nawe urabitiranya? Dorcas ninde? Dorcas nubanza. Dorcas nuwe. Ibintu birancaga kabisa. Mucimaka. Dorcas siwo. Ariko aha reka ngufashe kubamenya nimba utazi kubatandukanya. Vestine ni uwakoze ubukwe naho Dorcas ni murumuna we. Ariko kandi birashoboka ko nubwo maze kubivuga wasanga ari umuntu wabwira kubatandukanya bikamuyobera. Ariko reka twikomereze. Reka twinjire mu isomero twegura inyandiko maze nkubwira akantu kandi kuri Vestine na Dorcas dukunda turi benshi. Ikindi kandi ndahamya nashidikanya ko nugumaha uri bumenye byinshi utaruzi kuri aba baramyi. Mbere yuko nkomeza ariko nizere ko wamaze gukanda like kuri iyi video. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze aha kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye ndetse n'inkuru z'urukundo nziza tubagezeho hano ku isomero. Njye nitwa Aniki, nguhaye ikaze. Vestine na Dorcas aya ni amazina amaze gukomera no kuba manini mu muziki nyarwanda by'umwihariko mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana cyangwa se gospel. Kuva kuri Nahawe Ijambo bahereyeho kugeza kuri Yebo baheruka gushyira hanze vuba aha, indirimbo zabo zose zarakunzwe ziramamara zirakinwa hose ku maradiyo no ku mateleviziyo mu nsengero ndetse byaranarenze zikajya zikinwa mu tubari no mu tubyiniro. Kuvuga ko bafite amajwi meza gusa ntibihagije ahubwo bafite amajwi meza bihebuje ku buryo iyo baririmba bamwe amarira bazenga mu maso kubera ibyishimo abandi bagashesha urumeza. Hari n'abajya kure bakavuga ko baririmba nk'abamarayika. Biragoye kuvuga kuri Vestine na Dorcas gusa utavuze izina Murinda Habirene. Uyu ni manager wabo. Uyu kandi ni uri inyuma y'inkuru yo kumenyekana kwabo ndetse byose bamaze kugeraho uyu munsi bisa naho ari akaboko ke. Ibi ni ibintu buri wese ukunda Vestine na Dorcas unakunda umuziki nyarwanda muri rusange yamushimira. Aba barakunzwe cyane. Ibaze ko kugeza ubu buri ndirimbo yose bafite uhereye kuyo batangiriyeho zose zarebwe nibura inshuro zirenga miliyoni 2. Ni ukuvuga ko zose zifite views zirenga miliyoni 2 kuri YouTube. Ukuyemo iyo baheruka gushyira hanze mu minsi mike ishize yitwa Yebo, kugeza ubwo nateguraga iki kiganiro yo yari ifite views zisaga 780. Ikigaragaza ko bakunzwe koko nuko mu bitaramo bitabira mu Rwanda no hanze yarwo cyangwa se ibyo bakora bo ubwabo byitabirwa cyane ndetse ku rubyiniro bakishimirwa bikomeye. Ni Vestine na Dorcas benshi muri mwe murabakunda cyane ndetse mvuze ko Vestine na Dorcas bamaze kwamara no gukomera muri uru ruganda
sinaba ngiye kure y'ukuri. Gusa nubwo bamaze kugira abafana benshi no kwamamara, bavuga ko ibyo batabiha agaciro cyane ngo biyumve nk'abantu bakomeye cyangwa barenze, ahubwo ngo Kristo barimo ubakoresha ibikomeye niwe urenze kandi niwe baha agaciro cyane. Kuri bo bizera ko ngo nta muntu n'umwe ukaze, ahubwo ko ngo Imana imukoresha ari iri hejuru ya byose. Bafite inkuru nyinshi zo kubavugaho kandi nta handi wizeyeho kuzumvira uretse hano ku Isomero. Turi kuganira kuri Vestina na Dorcas. Birashoboka ko nawe uri mu bajya bagira urujijo kuri aba bombi, nawe ukaba ubitiranya utazi kubatandukanya, ariko reka ngufashe kubasobanukirwa. Ubundi Vestina ni uyu w'imibiri yombi, ni nawe mukuru, naho Dorcas ni uyu w'inzobe. Ubu bwo baranabyoroheje kubatandukanya biroroshye. Ushatse wafata ko Dorcas ari ufite apareye mu menyo, ubwo ugahita umenya ko Vestina ari uwo nguwo utazifite. Gusa mbere yuko nkubwira byinshi ku mateka yabo, reka mbanze nkubwire gato ku burwayi bukomeye Vestina yagize bugatuma ajya mu bitaro ubwo haburaga amasaha make ngo bajye i Burundi. Mwese murabyibuka muri icyo gihe inkuru yari muri Showbiz Nyarwanda, yari igitaramo cya Vestina na Dorcas bakoreye i Burundi. Bakigerayo mbere gato yuko bakora igitaramo, umunyamakuru Irene Murindahabi unasanzwe managinga aba bakobwa, mu kiganiro yakoranye na Vestina na Dorcas mbere gato yuko bataramira Abarundi, yahishuye ko mbere yuko berekeza i Bujumbura ngo Vestina yabanje kurwara cyane bibatera ubwoba. Irene yavuze ko umunsi bari bugireho i Burundi baraye mu bitaro Vestina arwaye, ndetse ngo byarashobokaga ko igitaramo kitari bube. Irene yavuze ko mu buryo butunguranye bagiye kubona bakabona Vestina arafashwe. Irene kandi yavuze ko byamuhabuye cyane akagira ubwoba. Vestina nawe muri icyo kiganiro cyacaga kuri channel ya MIE yavuze ko atari asanzwe arwara muri buriya buryo. Ati kandi ntago najyaga ndwara gutya pe, ibintu byo kurwara kabisa Imana yarabindinze cyane. Vestina avuga ko ibyamubayeho ngo bitamutunguye cyane, kuko ngo ni ibintu bibaho buri gihe iyo bafite igikorwa bagiye gukora gikomeye, ngo hari ikintu kibi kibabaho. Ati ariko ni ibintu bisanzwe, simubimenyereye ko iyo tugiye gukora ikintu hari ikintu kibi kitubaho, nyine nabifashe nk'ibisanzwe ndabisengera. Vestina akomeza avuga ko mu nda ngo hamuriye cyane. Ati nari mpfuye kabisa, nzanashima Imana. Mu gusobanura uburyo byari biteye ubwoba, Irene yagize ati hari nk'abantu twahuriye mu bitaro bakambwira bati ubu murajya i Burundi gute, nkababwira nti nimuhumure arakira turagenda, nkabona n'umuganga afite ubwoba. Abaganga mu mbaraga n'ubushobozi Imana yabahaye bakoze ibishoboka, bamutera inshinge. Irene na Dorcas nabo barasenga, kubw'amahirwe babona umwana arakize, babona gufata urugendo berekeza i Kanombe, bafata rutemikirere berekeza i Burundi. Ni igitangaza gikomeye cyane Imana yabakoreye muri iryo joro. Ku rundi ruhande bose yaba Irene Murindahabi yaba na Vestina na Dorcas ni ubwa mbere bari bagiye mu ndege. Story z'ibyabayeho ku nshuro ya mbere mu ndege zo nizo kuba undi munsi utari uyu, kuko byari urwenya gusa. Bageze i Burundi rero bakora practice, nubwo Vestina akabaraga kari gakeya ariko yaritanze, ndetse n'igitaramo cyarabaye kinagenda neza harashya. Reka noneho tuvuge ku mateka yabo, nkubwira akantu ku kandi kuri aba bana kuva bavutse kugeza uyu munsi ubwo babaye ibyamamare. Ubundi amazina yabo yose ni Ishimwe Vestina na Kamikazi Dorcas. Ubarebye mu maso ubona ko bakiri bato, umwe yasoje amashuri yisumbuye undi aracyari kwiga. Mu kiganiro cya mbere bagiranye na Irene agikora The Choice Live, ari nabwo yavumburaga impano zabo, hari ku itariki 18 z'ukwa 9 2020. Bombi barutana imyaka 2, bivuze ko Vestina wari ufite imyaka 16 muri 2020, uyu munsi muri 2025 afite imyaka 21, naho Dorcas wari ufite imyaka 10 n'icyo gihe, uyu munsi afite 19. Aba bana bombi baravukana, barakurikirana, ndetse bafite n'undi mwana ubakurikiraho w'umuhungu, akaba ari nawe w'umuhererezi. Bavuka mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Imana yabahaye yo kuririmba ni impano bafite kuva bakiri abana bato cyane, kuko kuririmba babitangire n'ubundi mu rusengero, mu ishuri ryo ku cyumweru cyangwa se Sunday School, École de Dimanche cyangwa Ekodime nk'uko bamwe mu byita. Iyi mpano nawo mu muryango wabo bayikomoraho, kuko yaba se ntaba muri korali, ndetse na nyina nubwo ayibamo ariko ngo ntago azi kuririmba bigiye kure. Bakuriye mu itorero rya ADPR, ari abaririmbyi muri korali y'abana. Hanyuma korali nkuru yo mu rusengero rwabo yitwa Goshen Family ikunda ukuntu baririmba,
irabarokirita bajya kuririmbana n'abantu bakuru. Ku myaka 9 ya Dorcas na 11 ya Vestina barimbaga ku murongo w'imbere muri korali Goshen Family, ari utwana duto cyane. Mbere yo guhura na Irene bajyaga bakora amakava y'indirimbo z'abandi bahanzi bakaziririmba n'amajwi yabo y'umwimerere, ubundi bakazishyira kuri channel yabo yitwa Vestina na Dorcas. Na n'uyu munsi usuye iyo channel izo kava wazihabona. Irene Murindahabi niwe watumye tumenya Vestina na Dorcas, niwe wagize abo bari b'uyu munsi mu bijyanye n'umuziki. Kugeza uyu munsi niwe manager wabo cyangwa se urebera inyungu zabo. Ariko se bahuye bate? Uwitwa Mawombi niwe wahaye aba bakobwa Vestina na Dorcas, ariko haciyemo igihe ntacyo arabikoraho. Mawombi yongeye kumwibutsa ati babana naguhaye se bite, nyabona ko ntacyo ukora. Irene yahise amubwira ati wowe noneho nibaza i Kigali uzambwire. Mu mpeshyi ya 2020 rero nibwo bageze i Kigali bahita baza kumureba. Baraje bamuririmbira indirimbo ya Neo Bosco, ahita bakunda, yemera kubaha ikiganiro kuri The Choice Live. Muri icyo kiganiro Irene yahamagaye Neo Bosco kuri telefone amwumvisha amajwi y'aba bana. Neo Bosco nawe arabakunda cyane, yahise abemerera kubaha indirimbo yitwa Papa, ari nayo byari biteganyijwe ko izasohoka bwa mbere. Aba bana bahuye na Irene habura icyumweru kimwe ngo basubire ku ishuri. Vanabwa ngo bahise bajya muri studio kuri recording. Gusa kuko bwari ubwa mbere byabanje kubacanga biragorana cyane. Byabaye ngombwa ko bahindura bakajya kwa producer Santana wari usanzwe ukorera Neo Bosco kuko ari we bahaga umwanya uhagije. Indirimbo Papa ngo yaragoranye, birangira Neo Bosco abahaye yitwa Nahawe Ijambo, maze iyo birakunda. Bayikoze vuba bahita bakora n'amashusho mbere uko basubira ku ishuri. Indirimbo bidatinze yahise isohoka kwa 27 Ukwakira 2020. Ni indirimbo yahise ikundwa cyane bikomeye, abanyarwanda barayishimira cyane ndetse yanarebwe cyane kuri YouTube. Irene binyuze muri kompanyi ifasha abahanzi ya MIE yahise ajya kureba ababyeyi baba bana ngo bagirane amasezerano. Ikindi Vestina na Dorcas babaga muri korali ya Goshen Family kandi bagombaga kuyivamo. Irene yasabwe kubareka bakaba abahanzi bigenga, ariko bakiri no muri iyo korali yabareze. Irene atagoranye yarabyemeye, yirinda kubigira ubucuruzi. Irene yakomeje gufasha aba bakobwa bakomeza gukundwa, bakora n'izindi ndirimbo zo mu mitima ya benshi zirimo Papa, Adonai, Ibuye, Arakiza, Nzakomora, Isaha, Umutaka, Ku musaraba, Iriba, Ihema, ndetse niyo baheruka gusohora yitwa Yebo ntari guca ibintu muri iyi minsi. Vestina na Dorcas barakoze cyane, byose bakabifatanya n'amasomo. Kugeza ubwo ku itariki 24 z'ukwa 12 2022 bakoze amateka yo kumurika album yabo ya mbere yiswe Nahawe Ijambo mu gitaramo cy'agatangaza cyabereye muri Camp Kigali. Ninkubwira ko bamaze kuba abahanzi bakomeye kandi bakunzwe, ntugire ngo ni amagambo yanjye gusa, kuko ibyo binemezwa n'ibihembo bitandukanye batwaye birimo ibya hano mu Rwanda nka The Choice Award, Isango na Muzika Awards, ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Mu mwaka wa 2022 begukanye igihembo cya Rise and Shine World Awards muri kategori ya Africa Gospel New Artist of the Year. Gusa ariko ngo ntabyera ngo de, Satani nawe ntajya abura aho yinjirira. Ibuka ibyabaye muri 2021. Hari abantu bamwe bashatse kuriganya Irene ngo bamwambure Vestina na Dorcas, ndetse babirebire cyane kandi babibe kurushaho. Ubwo nyina w'aba bana yazaga i Kigali ngaje kwishyuza cano y'abana be akayambura Irene. Mwese muribuka saga ya cano. Gusa kubw'amahirwe byaje gukemuka, maze Vestina na Dorcas bari bamaze gutandukana na Irene bongera gusubirana, kugeza amagingo ya baracyari kumwe. Birasa naho Irene n'aba bana uri umwe ari umugisha ku wundi, birasa naho baremewe gukorana ubuziraherezo. Ngayo nguko rero ngibyo bya Vestina na Dorcas, abana batariko batari gito bo mu imitima ya benshi binyuze mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ese Vestina na Dorcas urabemera? Niba ubemera se ubemerera iki? Reka tuganire muri comment. Ni nansoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.